Yezu Kristo akuzwe bavandimwe. Uyu munsi ndagira ngo turebere hamwe uko ishapule y'ububabare burindwi uko Bikira Mariya yigishije Kibeho. Ndagira ngo turebe uko ivugwa. Iyi nayo akaba ari ishapule nziza idufasha gutsiratsiza gutsinda umwanzi Sekibi tukamushegesha, bityo akareka kuguma kwigabiza ab'Imana yiremeye. Iyi shapule rero ivugwa ku wa kabiri no ku wa gatanu nk'uko Bikira Mariya yabivugiye Kibeho. Tukaba tugiye rero kureba uko ivugwa. Mu ntangiriro ya buri sengesho nk'uko bisanzwe ni ikimenyetso cy'umusaraba. Iyo kirangije uhita uvuga isengesho ry'intangiriro rigira riti: Mana yanjye ngutuye iyi shapule y'ububabare kubera ikuzo ryawe ritagatifu, ngo nubahe umubyeyi wawe mutagatifu mu kuzirikana no gusangira nawe ububabare bwe. Ndakwinginze umpe kwicuza ibyaha nakoze, umfashe kwitonda, umpe no kwicisha bugufi ngomba, ngo nshobore kuronka indulgensiya zose ziyirimo. Iryo ni isengesho ry'intangiriro. Hanyuma isengesho rya kabiri tuvuga ni isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakubwiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe bikadutandukanya, ari wowe ntonga ukandengera iteka, kandi ndabyangira yuko ari byo byicishije Yezu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe ubinkize, sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amen. Isengesho rya gatatu ni ndakuramutsa Mariya. Noneho uhita utangira kubarira ku masaro y'ishapule, ugahera ku rya mbere ukavuga ndakuramutsa Mariya eshatu, ko ari amasaro ya mbere. Deni wagera ku gitinyiro warangiza ndakuramutsa Mariya eshatu za mbere, ari amasaro atatu ya mbere abanza ari munsi ya hariya twita ko haba hari igitinyiro ku ishapule isanzwe. Ugahita uvuga umubyeyi ugira ibambe ukizirangiza. Umubyeyi ugira ibambe, jya utwibutsa iminsi yose ibyababaje Yezu. Umubyeyi ugira ibambe ubivuga uririmba cyangwa se ukabivuga mu magambo asanzwe. Ugahita ko uvuga ububabare bwa mbere, hanyuma waburangiza. Nyuma ya buri bubabare urongera ukavuga dawe uri mu ijuru inshuro imwe, ndakuramutsa Mariya inshuro 7, ukongera ugakurikizaho umubyeyi ugira ibambe, ugakurikizaho ububabare bwa kabiri, gutyo waburangiza ukongera ugakurikizaho dawe uri mu ijuru inshuro imwe, ndakuramutsa Mariya inshuro 7, hari amasaro 7, ukongera ugasoza na mubyeyi ugira ibambe, jya utwibutsa iminsi yose ibyababaje Yezu, uririmba cyangwa uvuga mu magambo. Hanyuma ugakurikizaho ububabare bwa gatatu, gutyo mpaka urangije ububabare bwose kari burindwi. Rero ububabare muri make, ububabare bwa mbere muri makeya twabunyuramo. Bwa mbere umusaza Simewoni ahanurira Bikira Mariya ko inkota izahuranya umutima we. Ububabare bwa kabiri Yezu bamuhungishiriza mu Misiri. Ububabare bwa gatatu ibyababaje umutima wa Mariya igihe Yezu azimiye. Ububabare bwa kane Bikira Mariya ahura na Yezu ahetse umusaraba. Ububabare bwa gatanu Bikira Mariya ahagaze munsi y'umusaraba wa Yezu. Ububabare bwa gatandatu Bikira Mariya yakira umurambo wa Yezu mu maboko ye. Ububabare bwa karindwi Bikira Mariya ashyira umurambo wa Yezu mu mva. Muri make iyo niyo ncamake y'ububabare burindwi Bikira Mariya yagize mu gihe cy'imibabaro ya Yezu. Ariko biba byiza iyo ufite agatabo burimo ukagenda ubusoma ku buryo burambuye, kuko hariho n'ibisabisho bijyanye na buri bubabare. Ntabwo iyi shapule wayivuga gutyo udafite agatabo uri kwifashisha
igihe cyose wumva ko udashoboye kubifata, kuko ni byinshi ntabwo wabifata mu mutwe. Niyo mpamvu ari byiza kuba ufite agatabo nk'agatabo ka Nyina wa Jambo, shapuri y'ububabare yose irimo ku buryo burambuye, ukabivuga ntacyo utarutse kandi ubisoma ubyumva neza, unazirikana neza ubwo bubabare. Ndumva rero muri make ari ibyo. Ndagira mbashimire kuba mwampaye umwanya mukakurikira izi nyigisho. Ndagira nsoze mbifuriza rero amahoro yokomoka ku Mwami wacu Yezu Kristo, ndetse bifurije no kurindwa n'umubyeyi wacu Bikira Mariya, umubyeyi utadutenguha. Bye bye.